Bene data ba Kristo bavandimwe, ariko tuzi ko hari n'abandi bakurikirana ibiganiro byacu batari abakristo, ni kuvuga mu yandi madini cyangwa se amatorero. Mwese nk'uko bisanzwe tubaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tukaba duhera ku bari mu Rwanda, mu ntara y'umujyi wa Kigali, abari mu Burundi, muri Kongo, muri Uganda, tukaba abari muri Tanzania, bari mu bihugu bya SADC bashobora kumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Aho muherereye hose Imana ibahe umugisha. Abari mu majyaruguru ya Afurika, abari mu Burayi, abari muri Amerika, muri Australia ndetse na Aziya, mwese Imana ibahe umugisha. Dufite inshuti ziri muri Aziya zidukurikirana, muri Korea y'Epfo n'ahandi henshi. Imana ibahe umugisha. Abangira ngo rero twihuse dusome ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ni Pst Theoneste Murihano ugarutse nyine kugira ngo tuganire muri uyu mwanya hano kuri YouTube channel yacu Imana yaduhaye, kugira ngo dushobore gusangizanya, gufashanya mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ndagira ngo rero twihute. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ninde utegeka iyi si. Mu by'ukuri iyi si tutuyeho ninde uyitegeka? Kubera ko akunda kubaho ibibazo cyangwa se abantu bibaza, cyangwa se ibitekerezo abantu bibaza bati mbese iyi si itegekwa nande? Abantu benshi bajya bagerageza gusubiza iki kibazo, bamwe bagira bati iyi si iri mu maboko y'abanyapolitike, abandi bati mu maboko y'abakire nibo bayiyobora, abandi bati ibihugu bikomeye, ndetse abakristo nabo bakavuga bati iyi si itegekwa na Satani. Ariko uyu munsi ntitugiye kuvuga ku bitekerezo by'abantu gusa, ahubwo tugiye kureba icyo ubushakashatsi n'amateka bivuga, tunarebe icyo Bibiliya ivuga kuri iki kibazo kivuga ngo mu by'ukuri ninde utegeka iyi si. Reka turebe, duhere ku bushakashatsi bwakozwe n'abantu. Buvuga ko ubushakashatsi buvuga ko iyi si imaze imyaka igera kuri miliyari 4.5. Abandi bakavuga ko amateka y'ikiremwa muntu atangira kugaragara neza guhera nibura mu myaka 6,000 n'ibihumbi 7 ishize. Mu mateka yose habaye ubwami bwinshi, ingoma zari zikomeye cyane, abami n'abategetsi biyitaga abategetsi b'isi. Ariko ikibazo ni iki: ese koko abo bantu biyitaga abategetsi b'isi babayeho mu mateka y'isi? Nibo koko bategekaga isi? Ku ruhande rwa Bibiliya, Bibiliya iduha ishusho itandukanye. Bibiliya iduha ishusho itandukanye. Bibiliya iduha ishusho itandukanye. Iravuga iti iyi si n'ibirimo byose ni iby'Uwiteka. Zaburi ya 24 uhereye ku murongo waho wa mbere. Hanyuma ibi bivuze ko nubwo abantu bayitegeka ku mugaragaro, hari ubundi butware buri hejuru y'ubwabo butagaragara. Aho birumvikana, kuko abo tubona mu isi bayobora, batuhagarara imbere, cyangwa se dutora, cyangwa se hari n'abadatorwa, abami, ariko mu by'ukuri hari n'abagerageje mu mateka nk'uko tumaze kubibona kwiyita abategetsi b'isi, bakagira ubutware n'imbaraga nyinshi, ariko
mu by'ukuri ikibazo umuntu yibaza aha, ese koko nibo bayoboraga iyi si? Hanyuma turebe mu bwami bwa kera uko bwagiye bukurikirana. Turahera ku bwami bwa mbere, aribwo bwami bwa Babuloni, bwari bufite ububasha bw'abantu ndetse no kwishyira hejuru cyane. Ubwami bwa Babuloni bwari bukomeye cyane, buyobowe n'umwami tuzi cyane muri Bibiliya witwa Nebukadinezari. Ariko nubwo Nebukadinezari yarakomeye ayobora ibihugu byose byariho bizwi muri icyo gihe, kuko icyo gihe urebye amateka hari ibihugu bitari bizwi, hari isi izwi nk'uko tubona ubushakashatsi bwagiye bukorwa, ibihugu byagiye bivumburwa bwa nyuma. Tubona ibihugu bimwe bya Afurika, iyo turebye nko muri Afurika tubonamo biriya bihugu byazaye muri icyo gihe, ibihugu byari bizwi ni za Misiri, ibihugu za Ethiopia, ibihugu biriya bihugu byari ibyo bifatanye no mu burasirazuba bwo hagati, ariko ibindi bihugu ntibyari bizwi, ntabwo bigaragara muri icyo gihe. Ariko Imana ibwira Nebukadinezari icyo gihe, iramubwira iti, nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Usomye Daniyeli ibice 2:37, ubona ko ubwami bwa Nebukadinezari bwari ubwami bukomeye. Imana ngo yari yaramuhaye ububasha bwinshi cyane n'imbaraga, ndetse imuha n'icyubahiro ku buryo ibihugu byinshi, usomye muri Bibiliya bavuga ngo ibihugu 127 byose by'icyo gihe, nubwo bitari bifite amazina nk'uko tuyazi uyu munsi, ariko byose byaramuyobokaga, bikamutura amaturo, abantu bakamuramya, koko yari umwami utangaje w'imbaraga, ndetse byaje kumuviramo kwishyira hejuru cyane, akumva ko ari we mwami w'isi, kuko muzi ibyamubayeho. Usomye igitabo cya Daniyeli, nubwo atari byo tugiye guhita tuvuga muri uyu mwanya. Inyigisho tubona aha, nubwo Nebukadineza yari umwami ukomeye, ariko Imana yo mu ijuru niyo yari yaramuhaye ubutegetsi. Imana idufashe cyane. Nebukadineza nubwo twasomye hariya muri Daniyeli ibice 2:37, aho Daniyeli yamubwiraga ati, Imana yaguhaye ubutware n'icyubahiro, nubwo yari abifite ariko yari yarabihawe, ntabwo yari yarabyihaye. Imana idufashe cyane. Ariko kubera kwishyira hejuru, Imana yamwigishije ko Uwiteka niwe utegeka ubwami bw'abantu. Daniyeli ibice 4:17. Nta mwanya dufite wo gusomaho hose mu burambuye, ariko tuba tubarangira kugira ngo mugende mwisomere, kuko ubu ngubu gusoma Bibiliya byaroroshye. Abantu si ngombwa kutwara n'igitabo, turazifite mu mafone. Mu gihe bigishoboka ko tuzitunga no mu mafoni, mujye muzisoma mu gihe muri ku rugendo, mu gihe uruhuse uri mu kazi, uzabona ayo mateka, kandi uzarushaho gusobanukirwa ko ubwami tubona mu isi bufite aho bukomoka, bufite aho buva, bufite ubushyiraho kandi akabugenzura, akanabukuraho igihe ashakiye. Hanyuma ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nibwo bwaje gukurikiraho. Ubutegetsi bwaje guhinduka, cyangwa se burahinduka. Babiloni yaraguye, iza gusimburwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Uhita ubona Sirusi niwe wabaye umwami wa mbere w'Abamedi n'Abaperesi. Bibiliya iravuga ngo, wapimwe mu bipimo usanga udashyitse, ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Daniyeli ibice 5:27 n'uwa 28. Ahangaha tuhasanga ihirima ry'ubwami bwa Babuloni, igihe Nebukadineza yishyiraga hejuru, akikubita mu gatuza, akavuga ati, ninjye wubatse Babiloni, ninjye mwami ukomeye, ndi igitangaza.
ariko ngo haza kuboneka ikiganza, murabyibuka muri Daniyeli, ngo cyandikaga ku rukuta kivuga ngo wapimwe usanga udashyitse, ngo niyo mpamvu ubwami bwawe ubwambuwe ukaba bugabiwe abandi bantu batari wowe. Nuko ntabwo turi bujye mu mateka cyane, ariko ntibyafashe iminsi, ku munsi ngo wakurikiyeho nibwo abamedi n'abaperesi bateye umurwa wa Babuloni, baraza barawusenya barawurimbura. Mu gihe gito cyane ubwami bwa Babuloni burasenyuka, kubera ko Nebukadineza yishyize hejuru, ntamenye mu by'ukuri uwamuhaye uwo mwanya wo kwicara kuri iyo ntebe, ntamwubahe, akumva ko icyubahiro ari icye. Iyi mirongo tumaze gusoma muri Daniyeli ibice 5:27 na 28 iragaragaza neza ko Imana ariyo itegeka isi, kuko niyo ishyiraho abami n'abategeka ikanabakuraho igihe cyose ishakiye. Ubwami bwa gatatu ni ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bw'Abagiriki bwaranzwe n'ubwenge n'imbaraga. Muribuka uwitwa Alexandre le Grand cyangwa Alexandra, atsinda isi vuba cyane. Bibiliya yamuvuzeho igitugu cye no gupfa kwe hakiri kare muri Daniyeli ibice 8. Alexandre le Grand yari akomeye, muribuka intambara yarwanye zikomeye cyane, aratsinda, ariko igihe cyarageze arapfa. Amaze gupfa ingoma ye cyangwa se ubwami bwe buratandukana, bucikamo ibice. Ntabwo tugenda tuvuga amateka yose kuko umwanya tuba dufite ntabwo ari umwanya munini cyane, ariko ubwami bw'Abagiriki bwaje gusenyuka mu gihe cya Alexandre le Grand, bucikamo ibice bitandukanye, kubera ko bwari ubwami bw'abantu, ntabwo mu by'ukuri bwari ubwami bw'Imana. Kuko ubwami bw'abantu igihe cyose bugira imipaka, bugira igihe butangirira, bugira ibihugu byose, bugira cyangwa se ubutegetsi bwose bugira iminsi yo kuzihiza independence, bakavuga ngo twabonye ubwigenge itariki n'iyi, cyangwa se twatangiye ubutegetsi mu gihe iki n'iki. Ariko igihe kiragera ubutegetsi bwabo bugashira. Amashyaka menshi yarakomeye mu bihugu byinshi bya Afurika, mu bihugu bimwe by'i Burayi, yagiye asenyuka, andi ubu ngubu akaba ari muri za opposition, kandi ariyo ari muri pouvoir. Iko niko ubwami bw'abantu bumeze. Umunsi baba buri hejuru, ejo bukaba buri hasi, ndetse ari naho busenyuka completely, bukibagirana, kuko ari ubwami bw'abantu atari ubwami bw'Imana. Ubwami rero bw'Abagiriki bwarasenyutse, n'ubwo Alexandre le Grand yari umutegetsi ufite imbaraga nyinshi cyane, ariko ubwami bwe bwaje gusenyuka, bucikamo ibice, kugeza igihe ndetse bwaje gushyiraho burundu hakurikirwaho ubwami bwa kane, aribwo bwami bw'Abaromani. Ubwami bw'Abagiriki ubu bwararangiye, tubona mu bitabo, n'abari baburimo bose bari bagiranye, amazina yabo tuyasanga mu bitabo gusa, ariko uyu munsi ntaho tubabona, ntaho tubazi, uretse gusoma amateka yabo. Ubwami rero bw'Abaroma bategetse isi igihe Yesu yavukaga. Bibiliya yavuze ku bwami bwabo, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Usomye Daniyeli ibice 2 umurongo wa 40 niho uzasanga aya magambo ko ubwami bw'Abaroma buzakomera nk'icyuma, kubera ko icyuma nicyo gishobora kumena ibintu byose, kikabijanjagura, kikabihindura ubusa. Niko n'ubwami bw'Abaromani cyangwa se ubwami bw'Abaroma bwari bukomeye, kandi bwashoboye gutegeka isi. Tububona cyane cyane mu gihe Yesu Kristo yavukaga. Ubwo bwami bw'Abaroma nibo bwari butegetse isi yari iriho. Iyo tuvuga isi, n'isi yari izwi icyo gihe, kuko hari ibihugu byinshi byari bitazwi,
byinshi bya Afurika, ibihugu byinshi bya Aziya, ibihugu byinshi bya Amerika ntizari zizwi muri iyo myaka. Amerika yamenyekanye mu myaka ya vuba cyane, ariko icyo gihe ibihugu byari bizwi byategekwaga byose n'umwami w'Abaroma. Hanyuma nibwo bwami rero ibyo tubuziho cyane, nibwo Yesu yavutse muri icyo gihe, aza kubambwa n'Abaroma. Murabyibuka itorero ryatotejwe n'Abaroma, ariko Abaroma barashize baribagirana, ubwami bwaho buvaho. Ariko Kristo ari we Yesu Kristo, uwo bishe bakamubamba nk'uko intumwa zabivugaga, we uyu munsi aracyavugwa, ubwami bwe buracyafite abayoboke. Ikikubwira ko ubwami buriho nuko bugira abayoboke, nuko bugira amategeko, nuko bugira imbaraga, nuko bugira ubushobozi. Ubwami rero bwa Kristo na n'uyu munsi burahari, bufite abayoboke, abakristo, abana b'Imana, ababuhamya, ababuvuga nk'uko uyu munsi turimo tubuvuga. Nicyo kigaragaza ko ubwami buhari, kandi n'ubwami bufite imbaraga, n'ubwami bufite ubushobozi, kubera ko Bibiliya iravuga mu byakozwe n'intumwa, iravuga ngo muzahabwa imbaraga. Ubwami bwose burangwa n'imbaraga, nk'uko ubwami bwagiye buvuga, bwagiye busimburana ubwo twavuze bw'abantu, bwari bufite imbaraga, bugashobora gutegeka, bugashobora kwica, bugakiza. N'ubwami bwa Kristo Yesu, Umwuka Wera niwe mbaraga z'abari muri ubwo bwami, kuko niwe udushoboza kwamamaza ubutumwa bwiza, niwe udushoboza gutsinda intambara z'isi, ni nawe udushoboza gukora ibitangaza. Muribuka intumwa zivuga ziti, wa undi mwishe mukamubamba. Uyu munsi nubwo Abaroma babikoze bazi yuko ubwami bwe cyangwa se abantu be bazatatana bikarangira, ariko ntibyarangiye. Na n'uyu munsi, imyaka irenga 2000, ubwo bwami bwa Kristo buracyavugwa, buracyigisha, isi yose iramuramya, isi yose iramuhimbaza, kubera ko ubwami bwe ni ubwami butashyizweho n'abantu, ni ubwami butagiye mu matora, ni ubwami bwashyizweho n'Imana, kandi ni ubwami buzahora igihe cyose. Ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe kugeza nanone, ingoma zirashira. Mu mateka twabonye abami b'i Burayi, tubona abami, tubona se abakoroni uko bavuye mu bihugu by'i Burayi bagakoroniza ibihugu bya Afurika. Tubona mu mateka uko bakoronije ibihugu bya Aziya, tubona uko bakoronije ibihugu ndetse birimo za Amerika n'ibindi. Ariko igihe cyabo cyose, igihe cy'umuntu cyose kirashira, hanyuma ndetse kikibagirana. Tubona abategetsi b'isi bari abadictators, bicaga bagakiza, barimo ba Napoleon. Tubona abayitwa uwavuba hatuzi cyane, uyu wo mu Budage, ba Hitler n'abandi benshi cyane, ba Alexander le Grand twavuze. Abo babaye abategetsi bakomeye cyane, ariko igihe cyarageze ubutegetsi bwabo burashira, ubutegetsi bwabo busigara mu bitabo buvugwa gusa, bwigishwa mu mashuri, ariko ubutware bwabo n'imbaraga zabo byararangiye, ntabwo bikiriho uyu munsi. Ntabyo tubona kandi abaperezida biyita bakomeye, bakamara imyaka myinshi mu butegetsi, bakica bagakiza, bagakora ibyo bashaka, mbese bagakora ibyo bumva batekereza. Tubona ibihugu byinshi bikomeye bifite ubutware, bifite imbaraga ku bindi bihugu, ariko ibihugu bigenda nabyo, ubwami bugenda bushira, busenyuka, hakaza ubundi bwami. Uko ni ku isi iteye, ni ku bwami bw'isi, ni ku bwami bw'abantu bumeze. Muribuka ikibazo twatangiranye, ni ikivuga ngo mbese mu by'ukuri ninde uyobora iyi si dutuyemo? Umuyobozi wayo ninde? Ninde ufite ijambo? Ninde ufata icyemezo? Tubona abantu bari imbere yacu bavuga ngo bafata ibyemezo, ariko se koko mu by'ukuri nibo babifata, cyangwa hariho ahandi ibyemezo bifatirwa
bikaza gushyirwa mu bikorwa n'abantu, cyangwa se rimwe na rimwe bakanabyanga gushyira mu bikorwa ibyemezo by'Imana, bagashyiramo ibyabo cyangwa se bagashyiraho ibyabo, ari byo bituma Imana ibavanaho nk'aba Nebukadinezari. Hanyuma abo bose rero barapfa, barasimburwa ndetse baribagirana, kubera ko ari abantu, kuko abantu bafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo. Ibyatsi biruma, uburabyo bugahunguka, niko tubona muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 24. Ubwatsi buratoha yari igihe cy'imvura, bwamara gutoha igihe cy'imbeho cyaza, mu bihugu bibamo imbeho, ibyatsi bikuma, urabo bugahunguka, cyangwa se izuba ryaza, mu bihugu bibamo izuba ryinshi, ubwatsi bukuma, cyangwa se uburabyo bugahunguka. Niko n'ubuzima cyangwa se n'ubutegetsi bw'abantu, ibyo abantu bakora niko bimeze. Nimba turiho none, hariho abandi babanje kubaho muri iyi si, hari n'abandi bazayibaho nyuma yacu. Twebwe twibagirane cyangwa se dusigare tuvugwa mu mateka no mu bindi, bitewe n'uko n'ibyo abantu bakoze ku rwego bashobora kumenyekana, ariko abandi bantu benshi batigeze bagira ibyo bakora ngo bamenyekane, ntabwo dushobora kubamenya, ntidushobora na ba sogokuruza ntitubazi, si ibyo kumenya amazina yabo, ariko ntabwo tubazi, ntituzi uko ubuzima bacagamo buri munsi, kubera ko bari abantu. Igihe cyarageze, iminsi yabo irashira, ubuzima bwabo kuko ari nk'uburabyo burahunguka, buribagirana. Hanyuma inyigisho iri aha ni uko ubutegetsi bw'abantu ari ubw'igihe gitoya. Ubutegetsi bw'abantu bw'igihe gitoya, gusa nuko abantu iyo bari mu butegetsi abenshi batabimenya ko bazategeka igihe gitoya, bumva bazabaho igihe cyose, ariko ubutegetsi bw'abantu ni ubw'igihe gitoya, kuko Imana ibushyiraho ifite umunsi izanabukuraho. Ubwo rero ni byiza ko abategetsi cyangwa se abayobora isi bakwiye kumenya inshingano zabo, ko bashyirwaho n'Imana kugira ngo bakorere rubanda. Nanone mu by'ukuri tugaruke ku kibazo cyacu, ninde mu by'ukuri utegeka iyi si? Ku rwego rw'ijuru Imana niyo itegeka. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yicaye ku ntebe y'ubwami iteka ryose. Zaburi ya 29 umurongo w'10 niko havuga ngo Uwiteka yicaye ku ntebe y'ubwami iteka ryose. Hanyuma ku rwego rw'iyi si hari intambara y'ubutegetsi. Tuzi yuko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 19. Ab'isi bose, abatazi Imana, abarwanira ubutegetsi, bakabugeraho bisha abantu, barimbuye imbaga y'abantu, bakabugumaho kugira ngo igihe cyose babushyigikire, babusigasire, bakagira nabi rubanda, bakabatera ubwoba, bakabatinyisha. Abo ngabo bari mu mubi, ariko hejuru yabo, hejuru y'umubi hari Imana nyiribihe, Imana nyiramateka. Hanyuma ubwami, turebe ku bundi bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, the millennium reign. Bibiliya itubwira neza ko Kristo azategeka ku mugaragaro. Hazabaho gutegekana na Kristo imyaka 1000 muri ubwo bwami. Ibyahishuwe ibice 20 ku murongo wa 4 tubona ko abakristo, abizera bazategekana na Kristo mu ngoma ye y'imyaka 1000 azamara ategeka iyi si, ategekana n'abizera. Handi yabwiye abigishwa be
arababwira ati mwebwe muzicara ku ntebe mucire imiryango y'Abisiraheli imanza. Icyo gihe kizaba ari igihe cy'ubutegetsi bwa Mesiya n'itorero, cya gihe abayuda bibeshye mu kuza ko kwa mbere, bakibwira ko aje kuba umwami w'abami, bakibwira ko aje kubavana ku ngoyi n'igitugu cy'abaroma, ariko cyari igihe cyo kuza kubacungura, cyari igihe cyo gucungura isi, cyari igihe bibeshye kuri misiyo ye. Iki gihe rero kizagera, noneho aze nk'umwami w'abami, nk'ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Icyo gihe ntazaza nk'umwana w'intama w'Imana uje kuba igitambo, ahubwo azaza nk'ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi kugira ngo yime ingoma, kuko amasezerano Imana yasezeranije Dawidi yaramubwiye ngo mu rubyaro rwawe ntuzabura uwicara ku ngoma iteka. Ubwami bwa Kristo rero buzaza, kuko nimba yarahanuwe ko azaza bwa mbere aje gucungura, kandi koko akaba yaraje, bisobanuye ko no ku bwa kabiri nabwo azagaruka aje kwima iyo ngoma. Icyo gihe muri ubwo bwami Satani azaba afunzwe, amahoro azaba ku isi hose, abakiranutsi bazatekana na Kristo. Imana ishimwe cyane. Satani yungu uzengereza isi, ubuza abantu gukiranuka no gukorera Imana, azafungwa, azashyirwa muri gereza, bamwambika amapingu, agiye muri gereza, ntazajya ifite ubushobozi bwo kwiruka mu bantu, bwo gutera abantu gucumura. Isi izaba iri mu mahoro, kuko kizaba ari igihe cy'ubwami bwa Kristo. Icyo gihe kandi nta perezida, nta ngoma y'abantu, Kristo wenyine azaba ari umwami. Hanyuma dusoza, bavandimwe, nyuma yo kureba aya mateka yose y'abami, ni ngombwa cyangwa n'ingoma zitandukanye zagiye zihindagurika, hari ukuri kumwe kudahinduka. Imana niyo itegeka iyi si. Hari ukuri kumwe kudahinduka, Imana yonyine niyo itegeka iyi si. Abantu baraza bakagenda, ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ni utegeka, yambereye icyubahiro. Zaburi 93 ku murongo wa mbere. Yesu Kristo ni umwami w'abami n'umutware w'abatware. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 16. Ikibazo si ukumenya wategetse isi, ahubwo wowe wumvise iyi nyigisho, mbese witeguye kuzaba mu bwami bwa Mesiya ari we Kristo? Uriteguye kuzamura ubwami bwa Mesiya ari bwo bwami bwa Kristo, ubwami bw'iteka ryose, ubwami abakiranutsi bazabamo ibihe byose, batarwara, badasonza, badafite ubwoba bw'intambara nk'uko tuzumva muri Afurika, tuzumva mu bihugu by'Uburayi za Ukraine n'ahandi hose. Turumva intambara biteye ubwoba, turumva muri Afurika za Kongo, turumva umutekano muke mu bihugu bimwe byo muri Amerika y'Amajyepfo. Ibibazo ni byinshi mu isi, ariko icyo gihe bizaba byarahindutse ku bwami bwa Mesiya, buzaba ubwami bw'amahoro. Imana irebaho umugisha. Turarangije. Icyo dusabwa no kwitegura kuzamura ubwo bwami bwa Kristo, kuko icyo gihe azaba aje kwima ingoma ye y'imyaka 1000, amareho amami yose, nk'uko tubona muri Daniyeli. Igihe Daniyeli ageragiye rikwa ibuye ngo ritarimbuwe n'umuntu, rikaza rikakubita cya gishushanyo cyashushanyaga ubwami bw'isi, ubwami bw'abantu, nuko ngo ryabuye rigakura rigakwira isi yose. Niko ubwami bwa Mesiya buzamera. Imana ibaho umugisha. Nk'uko bisanzwe turangije, nimba ufashijwe n'iyi nyigisho, yisangiza abandi, inshuti zawe, abavandimwe, kandi ukore like kugira ngo udushyigikire, igaragaze, cyangwa se ukore komanteri, ugire icyo bivugaho. Nimba ari inama, ibitekerezo, biduhe, turabikeneye. Kandi ikindi, abatarakora subscribe nabo badukore subscribe, kugira ngo mudutere inkunga, ubu bwami bw'Imana turimo tuvuga twigisha bukwire bugere hose.
Imana ibaho umugisha. Turashimira kuri Rehobote dufatanya muri uyu murimo w'ivugabutumwa dukoresha iyi ndirimbo yabo muri ubu butumwa. Bafite n'izindi nyinshi kuri YouTube, ugezeho ukandika kuri Rehobote ADPR Remera, uzabona indirimbo nyinshi kandi zagufasha. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, nakagaruka. Amen.